Yego, iyi ni part 2 twari dusoreje kuri part 1 turimo turavuga ibijyanye n'ukuntu ubushishozi bwagufasha kutarakara vuba. Turimo turareba umuntu ugaragaje ubushishozi mu gihe abwiwe nabi cyangwa se agakorerwa ikintu cyakagombye kumurakaza. Tubonye ko umuntu rero ufite ubushishozi asesengura akareba kure akabona n'ibitagaragarira amaso. Impamvu ziri gutuma uwo muntu akora ibyo bintu cyangwa se avuga ibyo bintu ni izihe? Ibyo umuntu ufite ubushishozi niwe wenyine ushobora kubigaragaza. Noneho ibyo bituma atarakara, ahubwo noneho agashaka no gufasha umuntu uri kumurakaza iyo bishoboka. Muri kumva imyumvire aba afite. Ese umuntu nk'uwo yarakara gute mu buryo bwihuse? Biragoye ko ahita arakara ako kanya iyo afite ubushishozi. Akenshi dukeneye ubushishozi kubera ko tubona iyo ibintu byo kurenganya abantu bitatubayeho biba ku bandi kandi ibyo turabibona. Ibyo rero biba bishobora kuturakaza. Rero turamutse twirekuye tukagaragaza uburakari bishobora kutugiraho ingaruka cyangwa bikazigira ku bandi. Umuriro ushobora gutwika inzu iyo udakurikiraniwe hafi ngo uzimywe. Ubwo rero n'uburakari iyo umuntu ahise agaragaza igikorwa atatekerejeho kubera ko yarakaye, bimutesha icyubahiro kandi biba bishobora gutuma udakomeza kubana n'abandi neza, kuko ubutegeko n'uburakari. N'Imana ntekereza ko idakunda abantu nk'abo. Wowe rwose ntabwo bakunda abantu barakazwa n'ubusa cyangwa se badategeka uburakari bwabo mu gihe barakaye. Ubwo rero mu gihe ugiye kumva uburakari bugiye kuzamuka, byaba byiza usuzumye mu buryo bwimbitse uko ibintu byifashe uko twabibonye, ukagaragaza ubushishozi. Ubushishozi ni ubushobozi bwo gusesengura, ukagira ubushishozi bukubiyemo kureba kure ukabona n'ibitagaragarira amaso. Kubona ibintu muri ubwo buryo bwagutse gutyo bizakurinda kandi bizagufasha kwifata no mu gihe warakaye. Ibi bisaba IQ iri hejuru, ibi bisaba imyumvire iri ku rwego rw'undi. Hari umwami umwe wabayeho kera abantu dukunda twese cyangwa se abenshi muri twe witwa Dawidi. Dawidi yakoze ibintu bihambaye, yari intwari mu ntambara, Imana yaramutoranyije mugira umwami wa Isiraheli. Hari igihe umuntu yigeze kuza aramurakaza mu ncere. Uzi ukuntu byagenze? Rambura muri Samweli wa mbere igice cya 25 turahera ku murongo wa 4. Wumve ukuntu byagenze, urebe n'ukuntu ubushishozi bwari bukenewe kugira ngo iki kibazo gikemuke mu buryo bwiza, apana gukemuka mu buryo buyobowe n'uburakari cyangwa se amarangamutima. Samweli wa mbere. Ababibure mujye muzana namwe Bibure hano urebemo, nabonye musigaye munazifite mu matelefone yanyu. Turebemo mu gice cya 25 Samweli wa mbere umurongo wa 4. Aravuga ngo Dawidi aza kumva ari mu butayu ko Nabali yakimuje intama ze. Dawidi yohereza abasore 10 arababwira ati, nimuzamuke mujye i Karumeli mubaze Nabali amakuru ye mu izina ryanjye. Mumubwire muti, gira amahoro wowe n'abo mu rugo rwawe n'ibyo utunze byose. Numvise ko wakemuje ubwoya bw'intama zawe kandi twabanye n'abashumba bawe. Igihe cyose twamaranye i Karumeli ntitwabakwiye cyangwa reka nsubiremo neza. Igihe cyose twamaranye i Karumeli ntitwabakuye kandi nta cyabo babuze. Baza abagaragu bawe barabikubwira kugira ngo abasore banjye batone mu maso yawe kuko baje ku munsi mwiza. None ndakwinginze, abagaragu bawe n'umuhungu wawe Dawidi icyo ushobora kubona cyose. Abasore Dawidi yatumye baragenda babwira Nabali ayo magambo yose ku izina rya Dawidi, nuko barategereza. Ariko Nabali asubiza abagaragu ba Dawidi ati, Dawidi uwo ninde? Kandi se mwene Yesayi ni ninde? Muri iyi minsi abagaragu baturutse ba shebuja baragwiriye.
none ngo mfate imigati yanjye amazi yanjye n'inyama nabagishirije abakemura intama zanjye mbiha abantu ntazi niyo bava. Nuko abasore ba Dawidi yari yohereje barahindukira baragenda bamubwira ayo magambo yose. Dawidi ahita abwira ingabo ze ati buri wese niyambara inkota ye. Buri wese yambara inkota ye na Dawidi yambara iye. Abagera kuri 400 bakurikira Dawidi, abandi 200 basigara barinze ibintu byabo. Umvise ukuntu byagenze. Dawidi yari yararinze izi ntama z'uyu mukire bitaga Nabali. Hanyuma rero Nabali aje gukemura ubwoya bw'intama ze. Dawidi amwoherereza abantu kugira ngo rwose bagire icyo babaha, cyane ko bari barabanye nabo bashumba kandi nta cyabo cyari cyarigeze kigura, nta nyamaswa yari intama za Nabali ntaki. Ariko ibyo ntabwo turi bubigemo cyane, ahubwo Nabali mwumvise amagambo yamubwiye ngo Dawidi ninde kandi mwene Yesayi ninde. Muri ibi abagaragu baturutse baje buja baragwiriye. None ngo mfate imigati yanjye amazi yanjye n'inyama zanjye mbiha abantu ntazi niyo baba. Dawidi ashobora kuba yumvise ibi bintu agahita atekereza ati uyu mugabo tanashima niba uriya adashima ntabwo yari kubihorera akababwira andi magambo meza yabavuza yababwiye abakankamira, ahubwo batinda hari ubanza yari no kubakubita. Ikibazo si amagambo gusa, ahubwo ikibazo n'uburyo umuntu yayavuze. Namwe murabyumva, hari igihe umuntu agusuzugura ukabibona ko agusuzuguye kabisa. Dawidi nawe ntabwo yabanje gutekereza ku mpamvu ishobora kuba yarateye Nabali kuvuga kuri iyo. Ntabwo ibyo yigeze abitekerezaho. Wapi kabisa. Ntabwo yigeze abitekerezaho ko Nabali ukuntu yari ameze ni kuriya n'ubundi yari ateye. None se Dawidi ko yahise abwira abasore be 400 ngo bambare intwaro na Dawidi yambara isa. Buri wese n'inkota ye bati tugende. Baragenda. Kuki Dawidi twavuga ko atagaragaje ubushishozi hano? Dore impamvu atagaragaje ubushishozi. Reba umurongo 24. Kuki yari akeneye ubushishozi? Umurongo 24. Abigayili umurunga Dawidi yagiye, sibyo? Hanyuma mu gihe agiye kurimbura abo mu muryango wa Nabali bose akabatsembaho, yahuye n'umugore we. Abigayili agikubita amaso Dawidi ava ku ndogobe vuba vuba yikubita hasi yubamye imbere ye. Hanyuma yikubita ku birenge bye aramubwira ati databuja abaryo baraye icyaha, ndakwinginze tega amatwi umuja wawe agira icyo akubwira. Ndakwinginze databuja, ndakwinginze databuja ntiyite kuri yiyambura mu marongo ni Nabali, kuko izina ni ryo muntu yitwa Nabali kandi koko ni umupfapfa. Umuja wawe sinigeze mbona abasore databuja yoheje. None databuja ndahiye Yehova Imana nzima n'ubugingo bwawe ko Yehova yakurinze kugibwaho n'umwenda w'amaraso akakubuza kwihorera. Abanzi bawe ndetse n'abashaka kukugirira nabi databuja barakaba nka Nabali. Nawe ituro umuja wawe yazaniye databuja rihabwa abasore bagenda inyuma ya databuja. Ndakwinginze babarira umuja wawe igicumuro cye, kuko Yehova azatuma hashira igihe kirekire abagukomokaho bagasimburana ku ngoma nta kabuza. Intambara databuja arwana ni iza Yehova. Ntihazagira ikibi kikubonekaho mu minsi yawe yose. Nihagira uguhagurukira ashaka kukuvutsa ubuzima, Yehova Imana yawe azakurinda nk'uko umuntu arinda ikintu cy'agaciro akakizingira mu ruhago. Ariko ubugingo bw'abanzi bawe azabujugunya kure nk'uburi mu muhumetso.
nuko kubera ko Yehova azasohoza ibyiza yavuze ko azakorera databuja, ntazabura kukugirira umutware wa Isirayeli. Kwihorera no kumena amaraso nta mpamvu ntibizakubera igisitaza cyangwa ngo bibere ikigusha umutima wa databuja. Yehova azagirira neza databuja nta kabuza, kandi uzibuke umuja wawe. Ubonye ukuntu byarangiye, urumva Dawidi yafashe umugambi wo kujya gutsemba aho abari bagiye abantu bo kwa Nabali bose. Icyo gihe rero Abigayili yari umugore wa Nabali kandi yari azi ubwenge cyane. Umugaragu umwe yaraje abwira Abigayili umugore wa Nabali ibyari byabaye byose, amubwira ko kandi Dawidi yari kuza gutsemba abagize umuryango wa Nabali. Abigayili yarabyumvise, akusanya ibintu byose nk'impano, divayi, imigati n'ibiki byose n'inyama, kugira ngo ajye guhura na Dawidi wari uje kwihorera. Barahuye rero, nibwo yamubwiye amagambo yose. Muri rusange Abigayili ikintu yakoze, yagaragaje ko umugabo we n'undi ari kuriya yari ameze yari ikigoryi, bityo ko Dawidi iyo aramuka yihoreye byari kuba bibi, kuko amaraso intoki ze yari kuba zandurije ubusa, yari kuba yihoreye ku kigoryi. Dawidi rero yahise atekereza, iyo yaza kugira ubushishozi agasesengura ibintu, akareba kure n'ibitagaragarira amaso nk'uko twabivuze, icyo bita ubushishozi gisobanura, ntabwo yari gufata inzira ngo ajye kwihorera. Ariko Abigayili amahirwe Dawidi yagize yamufashije gutekereza. Ibyo byatumye Dawidi acururuka, aho kugira ngo yishyireho umwenda w'amaraso. Yaza kuba ari umuntu utekereza muzima, wenda umuntu yabyumva, ariko Nabali ni kuri yari ateye, yari ikigoryi nk'uko izina rye ryasobanuraga. None mu gihe urakaye n'iki wagombye gukora? Ushobora kutazahura n'umuntu ugufasha kugira ubushishozi nka Dawidi ngo arebe n'ibiri kure y'amaso ye. Uzabigenza ute? Kuko Dawidi iyo adahura na Abigayili byari byarangiye, kandi yari kwicuza ari amaraso yose yari kubamenya, kuko Nabali ni kuri yari ateye. Uwo muntu ukwendereje cyangwa ukurakaje ushobora gusanga ari uko ateye, ushobora gusanga hari impamvu zabiteye zituma akora ibyo bintu, ushobora gusanga arwaye mu mutwe afite akabazo, ukaba uricujije ibintu wakoze bitewe n'umujinya. Wowe rero dore ikintu ugomba gukora. Ibitaro by'Imayo byatanze inama y'uko umuntu yarwanya uburakari. Byaravuze ngo fata akanya witse umutima, ubare kuva kuri 1 kugera ku 10, hanyuma uzategeka uburakari bwawe. Jya ufata umwanya utekereze ku cyakurakaje n'ingaruka ziterwa n'ibyo waba ugiye gukora kugira ngo ukemure icyo kibazo. Ubushishozi buzatuma utihutira kurakara, ndetse bube bwanakubuza kurakara, kuko uri kureba inyuma y'amarido, uri kureba ibintu n'amaso adashobora gupfa kubona. Hari abantu benshi bakurikije iyo nama kandi byarabafashije. Kubanza gutekereza ku bibazo ufite, ukagerageza gushyira mu bikorwa ibyo tumaze kubona mu gitabo cya Bibiliya gikubiyemo inama nziza kurusha izindi, bizatuma utarakara vuba. Nko mu gihe ku kazi bagukankamiye, buriya ujya utekereza, ese si njyewe wabaye nyirabayazana wo gutuma bankankamira, gutuma bankorera ibintu bibi, gutuma bambwira nabi? Gutekereza kuri ibyo bizajya bigufasha kutarakara, nubwo wasanga atari wowe, ariko burya iyo ufashe akanya ugatekereza n'umujinya uragenda, ntabwo uba ukigukontorora. Niba kwifata bijya bikugora, izi nama zizagufasha, kandi ujye umenya ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga, rishobora guhindura umuntu akaba yashyira mu bikorwa ibi tumaze kuvuga. Kugira ubushishozi bizatuma utinda kurakara. Nk'uko twabibonye, kurakara ni ibisanzwe, ariko icyo dusabwa ni ukurwanya uburakari. Turabizi ko uburakari bushobora gutuma umuntu akora ibintu atagambiriye kandi akaza kubyicuza. Ubwo rero ikintu kizagufasha ni ukugira ubushishozi. Ubushishozi ni ubushobozi bwo gusesengura ibintu. Ubushishozi bugufasha kureba kure, ukabona n'ibintu bitagaragarira amaso. Ubwo bushishozi rero buzagufasha kudategekwa n'uburakari. Ababibure mwakoze cyane, turi kumwe, tuzakomeza kuganira ku zindi ngingo zitandukanye. Keep being blessed.